nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niyo ryahindutse irikomeza imfuruka, n'ibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi arirwo ryagenewe. Amen. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko bene data mutagomba gutangazwa nuko abapagani barwanya ijambo rya Kristo ndetse ari ibuye rye ribasitaza, kuko ngo bamwe muri bo nibyo bagenewe dusitamba ngo ni banga Imana niyo yagennye yuko bazasitazwa na Kristo. Ijambo Petero akoresha ngaha, ijambo destiny cyangwa se destined, bari translate ngo they were appointed to this, ni Imana yari yabageneye. Ni ijambo rimwe Petero akoresha n'uri murongo wa 6 avuga yuko Kristo ari we Imana yagennye kuba ibuye rikomeza imfuruka. He was laid, appointed ibuye rikomeza imfuruka. Ndetse n'iryo jambo rikoresha muri Zaburi ya 2 ngo ni Imana yagennye appointed ku musozi wa Siyoni. Ibanga Imana iramwimitse ku musozi wa Siyoni. None n'abangaba nabo Imana appointed them to this fall. Yabageneye kuko iri jambo birikoresha handi igaragaza uburyo Imana yagennye ikintu mbere yuko kizaba. Mu byakozwe mu cyitambiro mu wa 7 Acts 1:7 tubona Yesu abwira abigishwa be ngo ntabwo ari ibyanyu kumenya ibyo Imana yagennye mu bihe byayo. Barimo bamaze ngo se ubwami bwawe noneho buzaza ryari? Igihe kirageze ngo uri mu bwami bwawe. Baravuga ngo ntabwo ari ibyanyu kumenya ibyo Data yagennye, what he appointed, ibyo Imana yateganyije mu mugambi wayo mbere yuko biba. Ntabwo ari mwebwe, ntabwo ari ibyanyu kubimenya. Ndetse mu Batesalonika ba mbere 5:9 Petero avuga ngo kuko Imana itatugeneye umujinya, for God has not appointed us to wrath. Ari babwira bizera Imana ntabwo yabageneye umujinya, ntabwo Imana did not predestine them to wrath, ntabwo yabageneye umujinya wayo, ahubwo yabageneye agakiza ko muri Kristo. Abantu baba kwizera ubutumwa bwiza rero, ahubwo Kristo akababera ikigusha, bagakomereza muri uwo mujyo kugeza bapfuye. N'ubundi iteka ry'Imana ryo riba ryarabageneye yuko bazazira koko kutumvira. Yuda avuga muri Yuda 4 ngo nabagenewe kuva kera kuzacirwaho iteka. Abagenewe kuva kera kuzacirwaho iteka. Now ikibazo giye kuba rero mu mitima ya benshi, does the Bible teach the doctrine of reprobation as well as the doctrine of election? Ese Bibiliya igisha yuko Imana yatoranyije abazakizwa ndetse n'abazarimbuka, icyo bimwe bita ngo double predestination? Igisubizo cy'icyo kibazo abantu bajya batekereza ko cyoroshye, ariko ntabwo cyoroshye gutyo. Ntabwo ari igisubizo kiri straight forward, ahubwo byaterwa n'icyo wise double predestination cyangwa se icyo wise gutoranya kabiri. Niba by double predestination cyangwa se gutoranya kabiri, uvuze yuko Imana nuko ijya mu mutima w'umuntu iteganyiriza agakiza, ikamutera kwihana, ikamutera kumva ubutumwa bwiza ndetse no kugandukira Kristo, akizera ubutumwa bwiza hanyuma agakiza. Hanyuma ukavuga ngo ni nako Imana ijya mu mutima w'itatoranyije agakiza, ikamutera kuyanga, ikamutera gukora ibyaha ndetse no guhunga ubutumwa bwiza no kutabwizera. Nimba ari uko nimba ari cyo double predestination, ntabwo biri cyigisha. Ntabwo birigisha yuko Imana isanga umunyabyaha yari innocent rwose, ari umwana mwiza nta kibazo afite, hanyuma ikamushyiraho umutima wo kuyanga no kwanga ubutumwa bwiza. Akenshi tuvuga ko Imana yatoranyije abazakizwa ni ikintu bita bumwe, ngo uvuze ko noneho abandi bo ibahisha ubutumwa bwiza hanyuma ikabatera kuyanga no kugira ngo barimbuke. Ibyo ntabwo biri byigisha. Birigaragaza yuko abantu basanzwe n'ubundi ari abanyabyaha, ntabwo ari Imana ibahindura. Ariko niba icyo wita double predestination ari nacyo abareformers bigishaga, ari ukuvuga yuko icya mbere bavuga double predestination ngo ni ukugena kw'Imana mu buryo bwe, election gutoranya abazakizwa, na reprobation guciraho iteka abasigaye. Nimba icyo wita double predestination ari uko Imana iri active, igira uruhare mu gukizwa k'uwo yatoranyije, ikamutera kwihana, igapanga gahunda z'ubuzima bwe ku buryo azahura n'ubutumwa bwiza, hanyuma igatera umutima we ubwoba bwo kurimbuka
kurimbuka kugeza ubwo imweretse Kristo akamwizera, hanyuma ikamuha n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Hanyuma ubu nabizeye active. Abatizeye Imana ikikora ni ukubarenga, kuvuga ngo ibarekera mu bupfu bwabo, ikabarekera mu kunanirwa kw'imitima yabo, hanyuma ikabima wa muco yahaye abo yatoranyije, ikabarekera mu cyaha cyabo no kwigomeka kwabo. Nimba ari cyo koko wita double predestination, iyo ngiyo biriya yabiyigisha. Ni ukuvuga ngo hariho abantu Imana mu bugabe bwayo yarekeye mu bugome bwabo, nk'uko twese twari mu bugome, ariko ibarekeramo ntiyashima ko izabakiza, kandi abo ngabo bazaribuka byanze. Ibintu kubivuga ushobora kubivuga uri ahantu mu ruhame bakagufunga, ariko niko biri byigisha, niko biri byigisha. Abaroma 9:12 birigaragaza yuko umugabo witwa Ekayi n'amafu, Abaroma 9:12 Kamera ku murongo wa 10. Kandi si ibyo gusa, ahubwo Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditse ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo ibyo Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri iyo ihamagara. Ngo nk'uko Rebeka yabwiwe abana bakiri mu nda ngo Yakobo uriya uri mu nda yawe naramukunze, naho Esawu uri mu nda yawe naramwanze. Ngo kandi abibwirwa bataravuka bose, batarakora icyiza cyangwa ikibi. Murabyumva? Ntabwo Imana yanze Esawu kubera ko yakoze ikibi, ahubwo ngo yabikoze bataravuka bose, ngo kugira ngo guhitamo Yakobo kwayo no kudahitamo Esawu bidashingira ku mirimo y'aba bana bombi, ahubwo bishingire ku Mana y'ubwayo ihamagara, bishingire kuri election yayo. Umurongo wa 18 w'igice ngo nuko ibabarira uwishaka kandi nangira umutima wo ishaka. Ngo 22 ngo none se bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo yihanganiranye imbabazi nyinshi zabye z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka, kugira ngo yerekane ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabye z'imbabazi izo yitegura ubwiza uherekeye. Ni ukuvuga ngo inzabye z'umujinya zikeneye kurimbuka, ngo Imana irazihangana even to this day, ngo kugira ngo ibone uko yerekana imbabazi zayo ku nzabya z'imbabazi arizo yiteguye kuva kera, harimo twebwe abizeye. Bavandimwe, impamvu ituma bamwe banga Kristo ni uko ariryo teka Imana yabaciriyeho. Kubera icyo baciriyeho, Paul avuga ngo ni gute ngo none se cyabumbwe cyabaza uwakibumbye ngo wambumbye utya? Ahubwo ikibazo ni ese iyo teka bararikwiriye? Is it justice? Ese Imana kurekera abantu kurimbura abanyabyaha ubwabo barabikwiriye? Kubera ko bayicuriyeho. Kubakiza se ni itegeko irabibagomba? Oya, ntabwo ibagomba. Abikiza rero ni umuntu ibagiriye, hanyuma berekera mu bugome bwayo ni ubutabera ibahaye. As simple as that. Hanyuma rero Petero aragira ngo mwibuke yuko nimubona abubatsi abakomeye bagitwaza amasasu, babandi nyine bahagarara bavuga ari kijyana mu bijyanye n'idini hano mu Rwanda, nimubona bakomeje kurwanya ubutumwa bwiza ntimugatangare. Nimubona abantu bakabaye bazi ijambo ry'Imana, babandi baryize bakaba banaryigisha, mubonye bahusha umusaraba wa Kristo mu gihe muri bari kuvuga, muri mpamvu zose zo gushakisha zibatera, mujye mumenya yuko there are even those who are destined to that. Harimo Imana yageneye urubanza nyine kandi itashinzwe gutoranya mu ntore zayo. Hanyuma rero soza, ese wewe wizeye, do you see your faith as a place of honor and sovereign mercy in the plan of God? Ese ubona kwizera kwawe
mwuka ni amahirwe ugifite yuko bishobora kuba wenda atari nako bimeze, ahubwo ushobora kuba uri mu Imana yageneye ubugingo buhoraho ariko utegerejwe ko uyu munsi aribwo ugomba kumukizera. Nk'uko Pawulo avuga ngo nimwumva ijwi ry'Imana ngo ntimwinangire imitima, kuko uyu munsi ari umunsi wo gukirizwamo. Ndakwinjiza muvandimwe kugira ngo uhunge uyu munsi, kubera yuko hariho abo Imana yageneye kuzarimbuka, kandi kuba uhawe ubuntu bwo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza ni ukwenda waba utari muri abo ngabo. Reka nsenga.